Honey wanjye, I love you so much. Ngukunda nta bunebwe. Mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro ndagukunda. Numva nakubaha. Nubwo ntagushobora naguterura. Umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Ntabwo ngiyi Bibiliya ndi umupasiteri, sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo, sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo, sinzi nuko bakundanye, sinzi n'igihe bamaze gukundanira, cyokora nabimenye byabaye. Uko niko kuri kwanjye ndi kubwira abakunzi ba Pastor Mutesi, ndi kubwira abafana ba Pastor Mutesi batazi ibi bintu ibyo ari byo, kuko iyi ni propaganda yakozwe. Ngiyi nakumva nk'umumama ufite inshingano, responsibility nyinshi, ukeneye amafaranga cyane, ukeneye wari urimo uramukura ibyinyo, ntabwo nawe yari yaramajije no kubimenya. Icyo kintu cyo nabonye mu mvugo mwavuganaga, nawe yari kugutega imitego, ati se nze vuba dufata irembo, ati se kuki uri gushyira business imbere kugira ngo ushyire imbere umubano wacu, tube twashaka ibyangombwa uze n'abana, uti buretse gato ntekereze. Wari warabivuyemo niba warinegeze kubijyamo, kuko sinabihamya, kuko njye ndi kuvuga ibyo numvishe, sinjya mvuga ibintu numvishe, nanariza ku bintu numvishe, simpimbe kugira ngo ndyoshye inkuru. Wari urimo urashaka amafaranga, wowe ntabwo wari ukimukeneye, cyangwa se ntiwari unamukeneye, I don't know. Hello, muraho neza bakunzi ba Highlight TV show, ndabashuhuje, mbifurije amahoro y'Imana, mbahaye ikaze kandi mu mwese mwahisemo gukora subscribe kuri YouTube channel ya Highlight TV show. Muri abantu b'ingenzi, muri abanyamuryango. Nyuma y'iminsi myinshi ntaboneka, ariko ubu ndahari, naje nasanze inkuru rero hano ku mihanda isa muri za nkuru zinkoraho. Ngiye nkunda kuvuga ku nkuru zinkoraho, amafuti nazibonyemo, cyangwa se uburyo ndi kubyumva bwanjye, kuko hari igihe nshobora kubyita amafuti kandi wenda sinawe, kandi wenda abajya bavuga ngo amafuti y'umugabo ni bwo buryo bwe, nubwo ntemeranya n'uwo mugani, ariko buri muntu kenshi icyo avuga cyangwa akora aba yumva ari mukuri. Ari nayo ntego y'iyi channel yacu, yo kugira ngo buri wese abivuge uko abyumva. Noneho hari igihe uko mbyumva, uko byumva havamo ikintu kizima, uko buri wese aba yumva ko ibyo arimo ariko kuri kwe. Hari inkuru rero iri hanze ahangaha ntabatindiye, iri kuvuga ku nkuru y'umudamu bita Asiya, wahoze wari umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene, n'umudamu uzwi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga witwa Mutesi. Nawe numva bongeraho pasiteri, nawe ni Pastor Mutesi, I don't know, nta kintu mbiziho, gusa niko numva bamwita. Nubishira abantu bayivuzeho ibintu byinshi cyane, nanjye ndavuga nti reka ndebe, hari ikintu gisa nk'icyambangamiye, ndavuga nti reka ngire ikintu nkivugaho. Mu by'ukuri wenda ntanabanje no kuvuga kuri aba bantu bombi n'undi mugabo uri kumvikanamo muri iyi nkuru, ari ikintu kimwe dukwiriye kuba twebwe nk'abantu guha agaciro mu bintu bijyanye no kuba wumvisha inkuru. Si byiza ko wumva inkuru y'umuntu uhita uyifata nk'ukuri, nziza se cyangwa mbi, kuko first of all ugomba kubanza kumenya ngo iyo nkuru ninde wayizanye. Icya kabiri, ugatekereza ngo yayizanye kubera iki, kuko umuntu azana inkuru afite intego, afite n'impamvu yazanye iyo nkuru. Noneho waza rero wagendera mu kigare, ugahita ugendera ku ntego za wa muntu n'ibyo yashakaga kugeraho, ukaba ushobora kuba hari umuntu warenganura kandi warenganya kandi arengana, cyangwa ugashyigikira umuntu mu by'ukuri ari we nkozi y'ibibi. Tudatinze rero, iyi nkuru iraza ikavuga ngo cyatangiye numva audio y'umudamu Asiya, umupfakazi, umudamu wa nyakwigendera Pastor Theogene. Mu by'ukuri kuba muzi hano ku mbuga nkoranyambaga, ni umumama physically aratuje,
ariyubashye, ikindi turanamukunda tukanamwubahira ubuzima twamumenyemo hano kuri social media n'umugabo we, kumvikana ukuntu babanye mu buzima bugoye, umudamu mwiza nkuriya akihangana kugeza ubwo Imana yari bagiriye neza. Imana ariko iri kwishaka ikahita yisubiza n'umugaragu wayo ariwe Pastor Theogene. Ibyo bigatuma tubimwubahira nk'umudamu wihangana, nk'umudamu w'intangarugero, yewe no mu mvugo ye pe ubona ari umumama utuje. Hamvikanye audio rero ameze nkaho arimo arateretana n'undi mugabo. Uwo mugabo rero nubwo ngewe hari abahise nyine batumva batari na n'ubu n'aka kanya abantu batari kwiyumvisha gute se mu myaka 2 umugore aka kanya koko yaba yibagiye umugabo we yarangiza akajya gutetana n'abandi bagabo. Ariko se uvugishije ukuri ushobora gutekereza ko umuntu muzima ufite umubiri biriya byabura? Kera nuko numvishe audio hari n'ababikabya za nkuru za hano kuri YouTube ngo buriya ngo barasambanye. Mu by'ukuri wenda nabyo bishobora kubaho kuko n'umuntu mugiyemo twaba turi mu myemerere itandukanye, tujye twibuka ko turi abantu n'Imana yaturemye tuzi ko turi abantu. Duhora twicuza buri munsi kuko dushobora kugwa mu cyaha. Nubwo ngewe uko numvishe zira audio nta hantu bihuriye, abantu basambana ntabwo baganira kuri iyi. Icyo ni kimwe. Wowe ubyumva wicirura mu bye urubanza, nta kintu kirenze yakoze n'umuntu usibye no kuba yavugana biriya no kurongorwa. Ese nk'abantu wenda yaje hano kuri iyi mihanda turamuzi ngo kuri iyi mihanda ngo nta mpuhwe, kuri iyi mihanda ngo ni ugukomeretsanya. Ariko se basi mwamworoheye hejuru y'ibibazo byose afite. Sindi hano rero wenda ngo musabire imbabazi kuko nta n'icyaha ngenzi nta bintu birenze yakoze. Biriya bibaho ubu ngubu tubivuze mu mvugo y'ubu, ari ku isoko nta mugabo afite, nta mugabo yaciye inyuma, afite uburenganzira. Birashoboka cyane kandi namwe mwese muvuga, namwe mwese mwandika murabizi neza ko bibaho. Murabizi neza ko namwe bishobora kuba bibabaho cyangwa bikaba no kubanyu. Nawe nk'umuntu murabizi ko bibaho ubwo abantu biki gihe twigiza nkana. Ikindi rero cya kabiri cyo ndasindi munagitindeho cyane. Hakaza uriya mugabo. Kuva nashaka no kumuvuga izina. Uriya mugabo nawe ndumva muri iyi nkuru y'aba bantu batatu buri wese afite uruhare rwe rw'amakosa ye. Icyo nubwo na umurizi uyu mubyeyi ngo Asiya yihangane kandi akomere. Ikindi kandi amenyere nyine aba ku mihanda, hano ku mihanda buri wese araza akavuga ibye, nanjye buri kuvuga ibyanjye, nawe uraza uvuga ibyawe. Nge inama namuhana uko nyine n'ibindi bizaza. Ari ku isi kandi ari ku mihanda aho buri wese aza agatanga ijambo rye, akagufataho ijambo mu buryo yumva ashaka atitaye ngo biragutwara iki. Wowe rero ugomba kuba wowe ugakomera kandi ukumva ko nyine bibaho. Iyo niyo nama mbere namugira. Iya kabiri, mu mvugo numvisha aganira n'uriya mugabo, mu by'ukuri nta nubwo uriya mugabo yamukunze. Niba yaranamukunze yaragiye kubijyamo nyuma bivamo. Muri audio waba arimo aramubwira uretse iriya yari kumubwira ko shiri ngo amukunda ngo yamuheka ngo nibiki. Ibyo birazwi ku bantu bakundana ko babibwirana, nta bintu birenze kandi aremerewe kuba yakundana. Wenda sishaka kutinjira mu myemerere, wenda imyemerere ari bimubuza, ariko kuri nge ku ruhande rwanjye nta kintu bitwaye, bibaho. Noneho hari audio rero ya nyuma ivuga handacyari kuvuga kuri Asiya, ndaza kugaruka kuri Mutesi no kuri uyu mugabo uri kuvugwa muri iyi nkuru. Ubu ndibereye kuri Asiya wenyine. Asiya hari ahantu barimo aramumeze nk'aho ari kumubwira ibintu bijyanye n'amafaranga, ngo yatanze ahantu miliyoni, harasabwa izindi miliyoni 3 kugira zibe miliyoni 4 bamuha imari acuruza. Mu by'ukuri nanjye ndi umumama w'inararibonye, nanjye wicaye hano kuri iyi mihanda nabonye ko yarimo aramukura ibyinyo. Niba wenda hari izindi audio tutazi, wenda bakaba barakundanye nk'iriya yabanje, wenda bari mu bintu nk'ibyo nyine by'abagore n'abagabo iyo bahuye baganira kandi bitana ko bakundana, numvisha arimo aramukura ibyinyo. N'umudamu rero nanone nkaba hangaha
namwumva nakumvaho gake wowe mama Asiya, nakumva nk'umumama ufite inshingano, responsibility nyinshi, ukeneye amafaranga cyane, ukeneye, wari urimo uramukura ibyinyo, ntabwo nawe yari yaramajije no kubimenya. Icyo kintu cyo nabonye mu mvugo mwavuganaga, nawe yari kugutega imitego, ati se nze vuba dufata irembo, ati se kuki uri gushyira business imbere kugira ngo ushyire imbere umubano wacu, tube twashaka ibyangombwa uze n'abana, uti buretse gato ntekereze. Wari warabivuyemo niba warinegeze kubijyamo, kuko sinabihamya, kuko njye ndi kuvuga ibyo numvishe, sinjya mvuga ibintu numvishe, nanariza ku bintu numvishe, simpimbe kugira ngo ndyoshye inkuru. Wari urimo urashaka amafaranga, wowe ntabwo wari ukimukeneye, cyangwa se ntiwari unamukeneye, I don't know. Ndi kuvugira ku byo numvishe. Niba rero waramukuraga ibyinyo munatangira ariko byari bimeze, mu by'ukuri ntabwo ari na byiza. Mu bihugu by'amahanga izo za Tanzania, za Kenya, urya umuntu amafaranga ye akakurogesha ugapfa ubusa, kandi koko nubwo ubugome ntacyo bumara cyangwa ukugire nabi utagomba kumwishyura, nawe wamwimukiye kuko umubeshya. Hari ibyo umubeshya, wamubeshya ko muzakora imibonano mpuzabitsina, n'ubujura bushukanye. Wamubeshya urukundo, nabwo n'ubujura bushukanye. Uba uri mu makosa. Mu bibazo byose wagera, nk'abantu mwitwa ko musenga, ujye musenga Imana ica inzira. Wowe ufite n'ubuhamya bwinshi ko Imana ica inzira, bidaciye mu nzira y'amanyanga, bidaciye mu nzira yo kubeshya mugenzi wawe ibintu uzi neza ko bidahari kugira ngo akunda guha amafaranga. Kurasiya ngiye nicyo kintu. Iyi niyo nama nakugira mama Asiya, mu bigeragezo n'ibibazo uzahura nabyo, ugomba kubona ibintu biciye mu nzira y'umucyo. Ariko byaca mu nzira y'umucyo biranashoboka nyine nk'uko byakubayeho, wenda ukabona umuntu waje nyine yizanye, wagukunze, washoye amafaranga, nawe nk'umuntu nyine byakubaho. Njye nta rubanza nagucira kuko nzi neza ko byose bibaho. Nuko iyo nkuru yageze mu bantu barayikabya nyine, ariko nabo kundi ruhande baba bumvishe nyine, baba bagomba kugira ikintu bavuga, buri wese akabivuga mu buryo bwe. Icyo usabwa wowe ni ukutagira icyo biguhungabanya, ahubwo niba hari inyigisho irimo cyangwa se hari icyo wigiyemo ukakiga. Ariko ntabwo abantu bakwiriye, kuko hari abantu bakorwaho n'amagambo, ukaba wahungabana, ubuzima bwawe bukagenda nabi, n'abana, uri umubyeyi ufite abantu benshi bagushamikiyeho kandi bariho kubera wabigizemo uruhare kandi runini, cyane cyane abana bawe n'abandi ntekereza ko bahari. So rero Asiya, nicyo kintu nakugiraho inama. Ujye urya akagabuye. Abagabo ashaka kukugirana nabi kubera ko nyine wamwijeje ibintu, afata mu mutungo we aguha yizeye ko nyine mugiye gukundana, cyangwa hari n'ibindi. Biranashoboka ko we hari n'ibindi yaba agambiriye. Iyo atabibonye rero kandi wamwiritse ko bishoboka, biba bibi muvandi. N'abantu rwose bari kugira amarangamutima bagashaka kukuvugira, niba nanjye sindi hano ngo gusenye, ariko bakubwiza ukuri, kugira ngo uri umuntu uzwi n'abantu benshi, uri umudamu mwiza, nta mugabo ufite. Abagabo nka bariya n'ubu ntibirangiye, bazaza. Birasaba rero kubigendamo gakeya. Hagaruka rero ku muntu wa kabiri. Umuntu wa kabiri ninde? Pastor Mutesi. Nugaruka muri iyi nkuru. Pastor Mutesi, nkurikije inkuru zose nagiye numva, yumvikanamo nk'umuntu mwari muziranye, mwari mumaranye iminsi mufitanye n'ubushuti. Abadamu turabizi, tujya tugirana ubushuti bukamara n'igihe gitoya cyangwa se kirekire bikarangira, bibaho. Ariko sindi kubona, narebye mu bintu byose hari abantu bari kubreminga uwo Pastor Mutesi, mufite ubundi buryo mumuzimo mu bintu bitandukanye, ariko ahangaha ndumva adakwiriye kuba igicibwa ngo yakoze amabara. Mu nkuru zose nagiye numva, muri ayo majwi nta hantu Pastor Mutesi yigeze akugurisha, kabone nubwo yaba arabahuje n'uriya mugabo. Ntabwo mama Asiya muri kuvuga ni umuntu mukuru ufite ubwenge, ufite imyaka y'ubukure, ubyaye kane. Umuntu ubyaye kane niyo waba ufite imyaka 20 uba uciye ubwenge pe. Nta hantu mbona bagusindishije wenda ngo baguhohotere, nta hantu mbona na hamwe uyu mubyeyi ngo ni Pastor Mutesi
yagushyirishijemo. Ni amahitamo yawe ku mpamvu zawe. Rero kuba bavuga ngo ni ikirara, ngo yamenye ni ikirara, ngo akwinjiza mama Asiya ngo umuntu uza ngo mu ngeso ngo z'uburara, oya, mama Asiya nta burara yakoze, nawe nabisobanuye, yabikoreshejwe n'amafaranga, ashaka amafaranga kandi ntiyaragambiriye gukora ubusambanyi n'uyu mugabo. Mutesi rero ngo yaragatutse ngo mama Asiya. Ese kuki ubundi nubwo ibyo by'ubupasiteri ngewe ntazi iby'ubupasiteri wenda ngo ndabisobanuye ngo pasiteri ameza cyangwa akora ibi ngo akagarukira ahangaha. Gusa icyo nzi nuko nashaka abapasiteri ni umuntu yarakara, yavuga nabi. Niba baravuze ngo ni ingegera, we nk'umuntu wenda bari baziranyeho iby'urukundo rwa Asiya n'uyu mugabo, akaba bibona ko yamumwesikorotse, tubyite ku ubwesikoro, yamubeshye urukundo. Umuntu usubeshye bamwita iki? Bamwita ingegero. Nishaka kubyoroshya, cyangwa mama Asiya nubwo yakomeretse akaba ari umumama twubaha, ariko nawe akwiriye kubwizwa ukuri. Nimushyigikira mu mafuti, nta nubwo shyigikiye Mutesi watukanye, ariko bari abantu babiri baganira. Umuntu mubi muri aba bantu bose mbona ni umuntu wafashe audio akazisohora. Nawe kandi ku rundi ruhande bikubayeho nawe hari igihe ibyo bintu wabikora nubwo ari bibi cyane, kugirana ikiganiro muri abantu babiri, warangiza ukarikodinga wo muri kukiganira, ukagisora ukacyumvisha abandi bantu. Erega nibwo bujajwa turajya bavuga. Nuko ubu ngubu ari ubujajwa buri tekinoloji. Uvugana n'umuntu muri kodinga, horo no bafite preve bitandukanye na bwabujajwa, uzi ukambwira ngo shushu, ukambwira kanaka, wagenda nawe ukahita umusubizamo ibyo twavuze, wenda ukanabyongera. Ikiza cya voice note ni uko ibyo wavuze bigaruka nk'uko wabivuze, ariko ikateza amakimbirane. Ikintu cyitwa voice note, uyu wabikoze nawe ndaza kumugarukaho, ndamubereka muri aba bantu batatu uko ngewe nabisesenguye nkanjye. Muri abo bantu batatu, umuntu mubi muri bo nikosa yakoze, nawe sindi mwita mubi, ikosa yakoze ikosa. Nta mubiri muri abo bakoze amakosa. Kuzana voice note, Mutesi sometime reka tuvugishe ukuri, hari igihe yari inshuti n'uyu mugabo mu inshuti busanzwe, akaba yarazi relationship iri hagati y'umugore ya mama Asiya n'uriya mugabo. Noneho nk'umuntu w'inshuti akakuganiriza akababaro ke kanaka yarambeshye, kuko twumvisha akace gato aho Mutesi ari maratuka mama Asiya, ariko ntago tuzi ibyo babanje kuvuga mbere. Amubwira ati ariko pastor koko uyu mugabo nawe ngo ni umupasiteri. Ati koko ibintu byose watanze, kuntu wagiye iwabo, kuntu wamuhaye amateleviziyo, ngo amatelefone, ngo n'ibiki. Ati yarangiza koko akakweshyura urukundo rukuntu wari urukeneye. We yaragize santima nk'umuntu w'inshuti bari kuganira. Uwamutengushye n'uwasohoye voice note. Kumwita ingegera, umuntu nawe umuntu ubonye ko abeshya umwita ingegera. Nubwo wenda gutukana atari umuco mwiza, ariko babivuganaga ari babiri. Ese twese dukora ibintu bingana iki twiherereye, uri kumwe muri abantu nka babiri muri kuganira, bigenda bite? Urirekura ukavuga. We yavuze byari bijyanye n'amarangamutima ye, nta cyaha yakoze. Mugabanye gushyiraho umuntu ibyaha akabaye kose. Namwe ubwo nahise mbona ko hari ibintu mujya mumushyiraho mu muvuma mugira gute, biba bidakwiriye ko yabivumirwa cyangwa se mukasiga umuntu izina ribi. Kandi abantu twagendeye mu Kigali ngo umve ibyo abantu benshi bavuze ngo ari byo ugenderaho, gwego kungura mugore ngo ni mubi, we ngura mugore ngo ni shitani, ngura mugore ngo ni biki. Oya, Yesu uko mbyumva sinuko mbibona. Kandi bantu twumva nyine tunareba, tujye dushishoza mu gihe twumvisha inkuru ku muntu, dute duca urubanza, ahubwo dusesengura. Mo twigize abasesenguzi twese, twigize abantu bazi gusobanura ibintu, tujye dufata umwanya rero. Niba ari ugusesengura, usesengure neza, ukore na enquete, mbese ukore iperereza, ubone kugira ikintu washinjaho umuntu. Ngiye maze iminsi reba ibintu iminsi bimaze, n'ubwo nibwo mbivuzeho, kubera ko nagumye ngenda numva ndavuga ko ibingibi nabyo no kurenganya umuntu. Reka nanjye ngira ikintu nabivugaho. Wose Mutesi na hano musoje ngira ngo Mutesi mumureke nawe mumuha amahoro pe. Mushaka ibindi birego wenda mumuziho, ariko ngiye cyo numvisha akakanya mumureke nawe. Nabara n'abantu bakuru, nta hantu bigaragara rwose ko yigeze
akishamo mugenzi we. Yarazi ibintu byabo ariko bidasobanura ko yagombaga no kubiyobora, nta nubwo bidasobanuye ko hari n'ikintu nta kintu kibi yakoze rwose. Namwe mugende mwumva babyumvishe, nta cyaha cya Mutesi, please mumureke. Ntabwo nawe ntimugirire impuhwe, avuyeho iby'ubukwe ko arongoye 5, ubwo n'ibindi nagiye numva byinshi ko mwumvisha igihe kinini ari mu bukwe yarongoye ntarahumeka, ngo ni umugore mubi, ngo yashese. Uko muri kujya mu masiya nk'akana gafite imyaka 5, uriya mudamu asiya mwamugiza agahinja. Kuko rero abantu bagendera aho abenshi bagendeye ibyo abantu benshi nyine bavuze, ubwo nyine yabaye agahinja. Baragashutse, bamushutse iki cy'ubundi ko ari amagambo yavugaga yayivugiraga, yabarababwiye ko yari kuyatumwa na Pastor Mutesi. Ubuse wenda ko ibyo ngibyo ari byo mwumvishe ko ari umuntu, hari ibindi wenda mushobora kumva mugatangara, kuko ni umuntu nge sindi kumuri hano ngo mujudginga cyangwa mu blaming, no. Ariko ni umuntu sinzi impamvu iyo mugeze kuri social media muvuga mwandika, wenda bavuga arabivuga kubera inyungu zabo n'ibyo bashaka kwinjiza, ariko mwebwe muri kubumva muri no gutanga commentaire, kuki mutatekereza nimugendere mu Kigali mugashishoza mu bintu nyine kugira ngo mucire umuntu urubanza. So yeni cyo navugaga ku navuze na cyangwa nabonye kuri Pastor Mutesi, nakosa niri rimwe afite muri ibi bintu. Yes, Mutesi bakureke bakushyireho ibindi byabo bindi, ariko ibingibi ahangaha rwose aba n'abantu bakuru biyumvikaniye cyane ko rwose n'umugabo numvisha aho bamubaza avuga ati ntago Mutesi ari waduhuje n'uyu muntu, ntibihagije. Kandi iyo yabahuza Sasiya n'umwana naga ari umwana rwose. Uyu mugabo rero nawe Steven, reka nitera agatebe ngira ikintu muvugaho. Steven muri iyi nkuru nawe yiswe umuntu mubi, yiswe umugome, ngo yewe n'amategeko azamukurikirana. Ese mutunguwe mugasanga abo mwitabera ari bo amategeko akurikiranye. Niba koko yarariwe amafaranga we abeshya urukundo, sinzi niba amategeko ibyo njya bihanira, simbizi. Nyuma usije ko nawe ntabwo yagakwiye kubigira ikibazo, bitewe nuko ntekeza ko amafaranga yatanze ku bushake, keretse harabayeho ubundi bujura bushukanye. Sinzi niba amategeko ahanira abantu bakundanye bakagira ibyo bahana, nyuma noneho bakagira ubiryozwa. Steven rero urimo ahangaha, njye niwe muntu nshinja izi voice note zasohotse, kuko ndagendera ku bintu bigera nko kuri 3. Icyambere, Steven uyu niwe wari ufite audio ya Mutesi ari kuvuga nabi mugenzi we bitewe n'ibyo bari baganiriye, ibyo ntibyasohotse. Icyo kintu mukigenderaho mwumve muri izi nkuru zose, muri aya voice note yose. Steven ntabwo azamo avuga nabi, aza ari umuntu mwiza. Ni nayo mpamvu ari ushobora kuba yarasohoye izi voice note. Kuzihe mpamvu n'izi ngizi, ku mpamvu yuko yabeshwa urukundo ntiyaruhabwa, cyangwa se yabeshwa umubano, cyangwa se abeshwa n'ibindi ntibyagerwaho, ararakara avuga ati reka nanjye mbasebye. Mutesi kugira musebye arimo aratongana avuga nabi, ari nacyo muri kumushinja hano muri iyi nkuru, ko ari umuntu w'umupasteri uvuga nabi, utukana. Ko nta pasteri utukana, pasteri ntago ari Imana, ndabisubiramo. Pasteri yakora ibyaha byose muzi bibaho mwukora namwe, pasteri nawe yabikora. Gusa nyine nk'umuyobozi w'abantu abakwiriye kuba hari urugero rwiza atanga, ariko kuba yagwa mu cyaha cyangwa yagwa mu marangamutima akavuga nabi ntago ari ibintu birenze. Imana yonyine niyo babiziranye, ahubwo azayisaba imbabazi, cyangwa se yisaba imbabazi n'ibindi mwebwe mutazi ibintu byo twumvisha. Uyu mugabo rero niwe mbona muri iyi nkuru wasohoye izo audio. Niwe ufite iyo voice note. Pastor Mutesi arimo aratuka Mama Asiya, ntabwo byumvikana umuntu bavuganaga. Hasohotse audio, ntekeza ko ubwe ku giti cye ntiyayisohora, kuko ntawivuga mabi ameza ahari. 1 2 iyo audio nako iyi video Mama Asiya ari koza ibirenge uyu mugabo, bigaragara ko ari uyu mugabo yifashe nabivuze. Hari ahantu nabibonye mu kiganiro kuri channel imwe gutya, uwitwa Leila amuhamagara live mu kiganiro, arabisobanura avuga ko ira video wari wayifashe. Banamubaje arigidima asobanura ibintu bidasobanutse, se ko bigaragara ko yamubajije neza cyane. Uriya mu Leila yamubajije neza cyane ku buryo nahise mbyumva ko ari uriya mugabo uri nyuma y'izi voice notes zose zasohotse. Ntekeza ko arizo zababaje abantu benshi, kuki wasebye umuntu n'ibiki byose mwaraganire muri mwibanga.
ariko nta wundi wabisohoye ntabwo ari Pastor Mutesi ni uriya mugabo Steven. Aramubaza ati se iriya video ko bigaragara ko ari we wari ufite telefone kandi kabiri muri telefone yawe yasohotse ati ngo nanjye ngo simbizi n'ibindi bindi. Icyo ni kimwe n'icya kabiri. Icya gatatu voice note Asiya asa nkaho ari kumucenga ari kumubwira nyine akamusaba ati nzaze gufata irembo ati reka data ati se buretse gato mbitekerezeho amubwira amafaranga undi ati se kuki ushaka investisa amafaranga mu bikorwa byo mu Rwanda kandi nkeneye ko uzaza n'abana tukabana ati nyine urabona byose byari muri telefone y'uyu mugabo. Uyu mugabo ni wakoze ibi bintu. Wa mugabo rero nawe ngo ni Steven wihimuye biciriritse bisuzuguritse uteje impaka mu bantu uteje urujijo mu bantu uteje induru mu bantu uteje gushwana mu bantu ukojeje isoni nyine umuntu nitwa ko nyine mwakundanye niba barakuriye undi ugomba gukomaho ukihangana nyine bikakwigisha isomo n'ahandi. Umuntu wagukunze ntago ari ngombwa ngo umuhongera amafaranga uramurindira mwabana. Niyo nama naguha ugiye utazongera ukagwa muri ibi ngibi nubwo bakuvuga ibintu byinshi ngiye ntago nyamvuga ishinja ibintu ntazi ibyo ndi kuvuga akakanya nibyo numvisha. Gufata ayo mafaranga niyo uba yatanze ku bushake bwawe nta gahato wari ukwiye no kunyine ugahomaho ukihangana ukabyakira kuko urukundo ntago ari agato nta n'ubwo urukundo ari amafaranga ariko umurindira nyine mwamara kubana kuko niba ari byo washakaga ayo mafaranga akaya spendinga nk'umugore wawe. Ariko hano rero wateretesheje amafaranga ugomba guhama hamwe n'ibizamo ukabyakira nubwo atari ko wabigenje nyine wagize uburakari wihimura muri ziriya nzira. Ngiye ni naryo kosa ryawe kandi naryo ngiye burasinjya ndeba gitera ndeba ikibimutera ubitewe no kubabara kuba warigomwe ugashora amafaranga yawe ugashorura niba ari urukundo simbizi icyo wabarashoye cyose warigomwe uragitanga kugira ngo ugire icyo ugeraho. Cyane ko ngiye wenda nk'umuntu uvuga ibyo numvishe wavugaga muri audio mwagiranye niba hari izindi wabitse ntabwo wari ufite umugambi mwiza wo kugira ngo ubane n'uriya mugore abo umugore wawe. Nubwo umuntu ni mugari cyane ariko ngiye ubwo ndi kuvuga ibyo numvishe sishaka kujya mu mutima wawe imbere kuko sinahagera. Ugomba kwihangana ariko nyine ntiwabishoboye nawe impore uko nawe wabe ibyo washakaga nyine ntiwabigezeho nubwo wari waciye mu nzira. Iyo nzira abantu benshi bayiciyemo barababara. Umuntu wese uciye mu nzira kuvuga ngo ndi guteretesha amafaranga. Turabizi ingero nyinshi abasore bagiye barihira abakobwa amashuri ngo babagambireho ko bazabana bakaba abagore n'abagabo. Umukobwa yamara gukura cyane kubwo baba muri ishuri akiri mutoya umutima ukamuganisha ahandi bigahita bibura urubanza kabura inzangano. Bamwe baranicana ndababwiza ukuri mu bihugu byo hanze iyo za Tanzania za Kenya urya umugabo amafaranga akavuga ati urayari ariko nawe ntuzayaheza. Hari n'uwo tuzi ndumva inaha mu Rwanda batwikishije acide. Ubu ngubu ni umuntu isura yangiritse kubera yijeje mugenzi we umubano amwizeza urukundo amushoraho umwanya igihe n'amafaranga nyuma birahinduka cyane kuko umutima nta kintu kiwugura ntago kigurwa amafaranga. Nubwo wowe waganjijwe n'amarangamutima ukumva ko ikintu twese bene Adamu dukunda amafaranga ukayashora jya witegura ko umutima cyangwa se unibaze ko umutima utagurwa amafaranga. Hari ahantu amafaranga akora pe kuko amafaranga aranakora ariko ntagagura byose nshuti. Hari abo bihira hari nabo bidahira. Nawe bitahire rero ujye ubyakira wenda tujye n'inama no ku bandi bantu ngo wumve ngo wakunze umuntu ufasha amafaranga uramuhaye cyangwa se umufashije mu bibazo umusanzemo kwa ko uramufitiye amarangamutima uramukunze ariko ibyo bidasobanuye yuko bitahinduka kuko buriya n'abantu benshi bagiye babana kubera ko umwe yahaye undi ibifatika nyine akamufashiriza ababyeyi akamufasha ubwe ku giti cye kwiga cyangwa akamuvuza n'ibindi byinshi umuntu ashobora gukora undi bikorwa n'amafaranga. Wowe bikoze kumukunza ariko ntabwo ubizi neza ko we agukunda cyangwa ashaka no kugukunda bikazahinduka urukundo rujya rushira akazakunda undi. Ntabwo ari itegeko rero ko ya mafaranga agomba kugukunda ubuziraherezo. Bigurwa abantu twese twajya tugura ntabwo bishoboka. Ngiye nicyo kintu navuga kuri iyi nkuru ndi kumva ntihagira abantu ba blaminga. Hari abantu bakunda nyine mukunda kwigira abantu beza
mukaza ngo yo ngo mama siya we ngo ubuse koko ngo umubyeyi ngo murabona ngo n'ukuntu ngo n'umupfakazi ngo murabona ngo n'abana afite ngo n'agahinda ngo n'ibikomere afite ngo murabona ngo ukuntu Mutesi yamuhemukiye. Ese bavandi Mutesi yamuhemukiye yamukoze iki? Nuko mwabashe kumva voice note y'uyu Mutesi. Nukuri kw'Imana ngiye kwa kuntunza umuntu wenda nawe afite aho yamututse ntago ari ibintu bya birenze. Ikindi kandi ntago yigeze amushyingira cyangwa se ngo amugurishe, no kuba yarari kumwe n'uyu mugabo n'amahitamo ye n'umuntu mukuru, ahubwo nawe abyigireho isomo kandi akomere. Imana ijye imucira inzira yo kubona ibyo atungisha umuryango we nk'umugore w'umupfakazi biciye mu nzira nziza y'umucyo itamuzanira saga nk'izi ngizi turimo turabona. Uko ngiye uko nabyumvishe ko atakundaga uriya mugabo, ahubwo yari yarakunze yashakaga ibyo ari kumuha. Ngiye nka namwumverega koko ni umumama ufite ibibazo use ntabiba nta n'abasambana, ariko icyo nahamya nkurikije voice numvishe ketse niba hari izindi ntabwo yigeze asambana n'uyu mugabo rwose, nta nubwo yamukundaga, yamushakagaho amaramuko. Ahubwo abakunda si yamwumva mumufitiye impuhwe cyane, buri wese ajya agira ikintu akora. Abenshi dufite nimero ze, nimwumve wenda ngo wamufashije rimwe ngo urekera hoya, aracyabakeneye. Ufite abana 4 gutangiza business mu Rwanda cyangwa n'ahandi ni ibintu bigoye kandi ufite ibibazo, mujye mumunagiramo kugira ngo mumurinde ibyo bintu byose. So nicyo nge nabivugaho, ntihagire untera amabuye. Ibyo ni ibitekerezo byanjye nkanje. Murakoze, Imana ibane namwe uburyo ngozi nkuru ya Steven naciye akabogi. Murabeho, Imana ibandindire, mugire ibihe byiza kandi mukomeze mukore subscribe, comment na share kugira